wese yandikishije iby'urukundo rwe. Uko iki kiganiro usanga Yesu akurura amahoro, tuze muri bamwe mu nzoga ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo soma mu Bakorinto wa kabiri igice cya 9. Ni insanganyamatsiko yacu umurongo wa 6. Avuga ngo biba nyinshi azasarura byinshi. Ariko mbere yuko dukomeza reka dusenge. Mana nziza mwami icyubahiro, tuje imbere tugushima. Tugushimira neza n'urukundo rwawe, tugushimira kuduha akanya keza kurira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri kandi tubyizera dufasha. Tugusabye ngo ari nge n'ukurikiye twese dufashizwe imbere yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Avuga rero ko tugiye kuganira kuri iri jambo dusoma mu Bakorinto wa kabiri igice cya 9. Ndahera ku murongo wa 6 ngeze ku murongo wa 9. Haravuga ngo ariko ndavuga ngo ibi ngo ubiba nkeya azasarura nkeya, ubiba nke azasarura bike, naho ubiba nyinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Hano rero murabona kubiba ntabwo ari kubiba amasaka, kubiba icyo ari cyo cyose cyangwa ingano cyangwa buro, ni ugutanga. Iyo umuntu atanga babiba kandi kubiba bigaruka byikubye inshuro nyinshi. Hano rero umuntu yakwibaza ati se hano ku Imana ivuga ngo ubiba nyinshi azasarura byinshi, niba ntabyo mfite ndi umukene naburaye, nanjye ndi magorwa ngenda nsaba natanga nte? Yagira ngo hariya nkwibutse ko wa mukecuru wa mupfakazi w'umukene watanze ibyo yarasigaranye ntabwo yahombye, ndizera ko atahombye. Ahubwo ngo Yesu yaramubonye, yabonye ukuntu kwitanga kwe agereranyije n'abarya batanze byinshi ariko basigaranye byinshi. Ariko aravuga ati uyu muntu yatanze ibyo yarasigaranye amakiriro, nta kindi yarasigaranye. Ariko Imana irangije buriya ni ngombwa yamuhaye umugisha, kuko Yesu ntabwo yapfa kurebera gutyo gusa. Bishoboka rero reka rero nkomeze nanagize kuri karindwi avuga ngo Imana donc reka nongere nsome karindwi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye umutima we, atinuba kandi adahatwa. Ukwiye gutanga unezerewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Mu by'ukuri umuntu abiba mu murima mwiza. Ikintu cy'umuntu akwiye kumenya, ntabwo najya kwiba mu mahwa, ngiye kwiba ku mabuye birumvikana ntabwo nazasarura. Umurima mwiza rero nupanze se ibi ngiye gutanga ko ngiye kwigunga gatanga ni mu murima mwiza, ese ni ibintu biteza umurimo w'Imana imbere, ese ni ibintu bifitiye akamaro benshi, ese ni ibintu bivana umuntu hanaha bikamugeza hanaha. Ukwiye kwibaza mu rwego uriho. Ntabwo twese turi ku nzego zimeze kimwe, ariko urwego rwose ndabiba tanga uneze uzi kuti ibi ngiye gukora bifite inyungu kuri ku bantu runaka. Kwero umuntu ntabwo apfa kwiba uko abonye gusa. Menya ngo se ndabiba muki, dukwiye kwiba umurimo w'Imana ugatanga uneze uti Mana uyu ni umurimo wawe, turabafatanya ibikorwa, nanjye ibuye ryanjye rito ndarizanye, nanjye ubushobozi w'amahenda buzanye, ukaneze unezejwe nuko ugize uruhare mu murimo w'Imana. Ni umuneze kugira uruhare mu murimo w'Imana. 8. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose. Wa muntu atanze anezerewe, Imana ifite ubushobozi bwo gusazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza. Yes, nutanga unezerewe Imana izazigusazaho ubuntu bwose, none urusheho gutanga no byabaye byinshi kurenzaho. Urusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Umuntu rero biba byinshi azasarura byinshi, Imana izagira ku buryo agira byinshi ngo mufite ibahagije byose. Kuko byanditswe ngo yaranyanyagije abakene. Kunyanyagiza abakene ntabwo avuga ngo na inshuti ze, ntabwo ngo yaranyanyagije ngo abakomeye kada cyangwa bambone cyangwa oya. Yaranyanyagiye. Kunyanyagiza nuvuga ngo yagiye mbese hirya no hino. Kunyanyagiza nuvuga ngo uhaye benshi. Abakene gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Haleluya. Nshuti yanjye ndayumubwire rwose ngo aha nta hantu ingenzi cyane ukwiye kumenya, ukamenya ko niba byo mu murimo w'Imana ukana kandi arimo gukora biriya na biriya reka nanjye ngende nshyire mu ibuye ryanjye. Icyo gihe uzareba Imana izakora inshuro nyinshi. Ibi ndabivuga nk'umugabo wo kwihamya. Ndi umugabo wo kwihamya rwose, nzi neza ko ibibye ufashije abantu gutya nta kiburana. Iyo Mana nta kiburana. Ese wari uzi ko nk'ubu ngubu ndamutse mfite amafaranga hano
nkagomeza ntayagundira, umuntu akaza kumpandi ntabwo yabona aho yashyira. Imana leta ishaka kurekura ukarambura ibiganza byawe utanga, Imana ikabona aho ishyira indi migisha. Ni ukuri nzi umukozi w'Imana, ntabwo mvuga izina rye, abantu benshi baramuzi. Ni umuntu uzwiho urukundo rwinshi cyane, utanga pe, aratanga pe. Ariko hano wasanga ibintu yakira ugasanga ni byinshi cyane, kwezi si umuntu kuki afite imigisha ingana gutya kandi batanze byinshi. Yego aba yabibye byinshi mu murimo w'Imana agasarura byinshi. Niba n'inshuti yanjye Satani ntakakuhererane ngo akubwire ngo ndakennye, ngo dore ngo amani shenge niba ngo baratanga. Oya, ntawe ukubwiye ngo utange 10,000 niba ntabyo ufite, ntawe ukubwiye ngo utange miliyoni niba ntayo ufite. Ariko ugereranyije n'ibyo Imana yaguhaye, ukwiye kubiba mu murimo w'Imana ugatanga unezerewe. Haleluya. Aha rero nashatse kubibabwira ntegura mu by'ukuri icyo nshaka kubagezaho cyane. Nashaka kubagezaho ko hari ishyirahamwe ryatangiye mu kigo cy'izabukuru ryitwa HPPRI, ni Health Promotion and Poverty Reduction Initiative. Mu Kinyarwanda navuga ko ni rigamije ko umuntu yakwitungira amagara mazima kandi akarwanya ubukene. Donc iryo shyirahamwe rigamije gukangurira abantu kwitungira amagara mazima no kurwanya ubukene. Kuko haravuga ngo se kwitungira amagara mazima umukene se ko oya, umukene nakwiye kumenya ko kunywa amazi, ugiye kunywa amazi n'ibi biramufasha, kurya dodo biramufasha. Donc hari ibyo dukangurira abantu bacu kwitungira amagara mazima akava no mu bukene. Ni ishyirahamwe rero ry'abanyabuzima gatozi muri 2020 mu kwezi kwa mbere, ariko covid ihitiza rwose, none ibintu birameza nk'ibihagarara. Ariko muri 2022 Imana yadushyise ku mutima kujya gutangira igikorwa muri Ruhango, mu karere ka Ruhango ni Majyepfo, mu murenge wa Mbuye, kagari ka Kizibere. Ubwo rero ntabwo mbijya mu birebire, ariko byo byose igikorwa twahatangiwe inyubako twajya dukoreramo, dufashirizamo abantu, twabigisha, tukabagira inama, twabigisha ibishoboka byose. Ubwo rero inyubako twatangiye kuyubaka mu kwa 9 2022, yuzuye mu kwa 10 2023. Ubwo rero wamaze atuti se iyo nyubako muzayimaze iki, cyangwa mumaze kwikoreramo iki ko yuzuye umwaka ushize mu kwa 10 2023. Igikorwa cya mbere nuko twagiye gupima abantu, twajyanye n'umufatanya ibikorwa wacu twa NCD's Alliance, niba bapima kuri Car Free Day. Turagenda pima abaturage umuvuduko w'amaraso, diabete, babagira n'inama, tubabwira n'ijambo ry'Imana. Birumvikana ntabwo wahuza abantu, ntabwo twahuza abantu tababwira ijambo ry'Imana. Mu kwa 12 twashatse inkunga mu nshuti n'abavandimwe, tubashyira babandi batishuye, babandi bakuze, babandi babakene kurenza abandi. Sanga ngo twafashije abantu bose, ariko 150 twayihaye kawunga, umuceri n'ibishyimbo uko twashobojwe. Ariko mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka 2024 twarongeye dusubira nayo n'irindi tsinda ry'abaganga ryitwa Alien Ministry. Noneho turagenda turongera dupima abaturage, twamaraso tubagira inama ku magara ya buri muntu wese, akagirwa inama amaze gupimwa. Yes. Ubu rero iyo nyubako iri aho ngaho yaruzuye, ariko turashaka kugira ngo tujye twigishiriza imyuga, umwuga wo kudoda, no gutera amarangi mu myenda na broderi. Noneho tukigisha abantu nk'ijana ku mwaka, tubigisha ibintu byo kudoda. Hari abavuga ati se kudoda mu giturage, oya, tuzabafasha kujya tufashakira n'isoko. Ababimenye, abarangije kwiga tubashyire mubafashe gutangira amashyirahamwe yabo. Noneho rero tubashakira isoko. Hari ibigo by'amashuri bihari, turafatanya ibikorwa w'akarere ka Ruhango. Hari amashuri hari amarazi yisumbuye, ari matoya, ku buryo twajya tudoda uniforme, baba y'amatsinda cyangwa natwe twatanga uniforme, cyangwa n'ibindi bigo byose twabona aho twabona isoko hose. Ubwo rero uwo mushinga waranditswe, ariko ntiturabona amafaranga. Niyo mpamvu inshuti yanjye ngira ngo nkusabe, ni umushinga wa miliyoni 24 z'amanyarwanda. Wambwa ati izo zose n'iziki, amamashini yo kudoda, yo kubroda, ibyo gutera amarangi mu myenda, imishahara, byose mbese ntabwo no ku mafaranga angana. Ubwo rero mu by'ukuri icyo ngamije muri aka kanya ni ukugira ngo gukangurira inshuti yanjye ugira inkunga nawe utanga. Inkunga nawe watanga rero si ngombwa ngo uvuge ngo ntanze miliyoni cyangwa ntanze 500, cyangwa nubwo watanga 5, nubwo watanga 1000, rwose biremewe.
uko umutima wawe ukuyobora ariko utanga unezerewe, uvuga uti nanjye kiriya gikorwa ni igikorwa Imana yatangije, ni igikorwa Imana ishyigikiye, ni igikorwa Imana izakoresha kugira ngo ifashe benshi, ni igikorwa cy'Imana, reka nanjye ngire ibuye ryanjye nshyiraho. Reka nkubwire ngo tanga unezerewe uzasarure byinshi. Tanga unezerewe urebe ko ntacyo hari icyo uzaburana Imana. Ndi umugabo wo kwihangana niko nakoze mbabwira. Ijambo ry'Imana tubwira muri Zaburi 24:1 ngo isi niyuzuye ni ibyayo, isi n'abayibamo. Imana ishobora kugukoresha, ishobora gukoresha n'undi, ariko kwiganyira cyane cyane kuri momo, n'ijana waryohereza, n'igihumbi wakyoza, na 5 wabyohereza. Ndangije nagira ngo ngushimire ko wateze amatwi iyi gahunda, iri jambo navugaga, kandi ukaba witeguye kuba wadufasha kugira ngo bizagende neza. Uwiteka arakugire neza, Imana ikumugisha mwinshi. Bye. Reka dusoza dusenge. Mana nziza mwami icyubahiro, turi imbere tugushima. Ngushimiye abana bawe bazitanga bakakikira iki gikorwa. Ni igikorwa cyawe watangije, ni igikorwa cyawe ushyigikiye, ni igikorwa cyawe gihesha umugisha umuntu wese wagiramo uruhare. Ndagusabye rero papa kugira ngo dusobanukirwe ko nubiba nyinshi asarura byinshi, nubiba nkino agasarura bikeya. Reka abana rero batange banezerewe kugira ngo kiriya gikorwa kizafashe benshi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.